Ndagushuhuje nshuti muvandimwe wowe ukunda ibiganiro byacu kandi udukurikira. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane nawe. Nkuko bisanzwe ndi John Kayitare, benshi bazi ku izina rya Proficient Kayitare. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku kimera cyitwa plantain. Abanyasiyanse bakise plantago, mu kinyarwanda tukita imbatabata. Mbese wabuze imbatabata? Iwanyu wigeze uyibonaho? Imbatabata wigeze ubona bayivurisha? Ni ikimera cyiza rero. Kirimo amoko makeya ariko cyose gisa naho ari kimwe. Hari plantain ngufi, hari plantain ndende. Bamwe bita ribwort plantain, abandi hakaba n'icyo twita broadleaf plantain, ndetse hari n'ikindi twita plantain ovata. Ariko ntabwo bitandukanye cyane, n'ibyo bivura ni bimwe, uretse ko ushobora gusanga hari imbatabata ngufi ifite ibibabi by'ibirundi, hakaba imbatabata ndende ifite ibibabi birambuye birebire. Ariko mu by'ukuri ni ikimera cyiza cyane. Nkuko mu cyigisho cyabanjirije iki twabibonye, ni umuhamagaro wacu kugira ubumenyi bushingiye ku mahame bukoresha ubuvuzi bw'ibyaremwe. Kandi ibyaremwe nizera ko birimo imbaraga ikomeye cyane. Ntabwo ari ibimera gusa. Benshi iyo tuvuze kuvurisha ibyaremwe bagira ngo ni ibimera gusa. Oya, ibi byaremwe murebe, ibi byaremwe bantu b'Imana, biratangaje cyane. So uyu munsi rero tugiye kureba ku kimera cyitwa plantain cyangwa se plantago, aricyo tuzi nk'imbatabata. Imbatabata ikungahaye kuri vitamine A, ifite vitamine C, ifite vitamine K, ifite vitamine B ya mbere na B ya kabiri ndetse na B ya gatatu. Kandi nanone igitangaje nuko imbatabata ni nziza cyane kuko ifite umunyungugu wa calcium, ifite umunyungugu twita iron, ifite umunyungugu wa manganese, ifite zinc, ifite phosphorus, ifite nanone icyo twita sodium, kandi umunyungugu wundi ifite ni umunyungugu witwa copper. So rero ntabwo ushobora gutangara uramutse wumvise indwara iki kimera kivura bitewe nyine n'izi ntungamubiri ziri muri cyo. Ikindi buriya plantain cyangwa se plantago cyangwa se imbatabata ni ikimera kiri anti-inflammatory. Uriwe cyangwa urumwe n'udusimba, ikibabi cyacyo winitse mu mazi abize, ugahita ukiramburira ahantu igisimba kikurumye, ukashyiraho ka goze na bandi sefi, ntabwo ushaka kumenya ukuntu bigenza. Plantain cyangwa se plantago ni ikimera kivura indwara zo kubabara mu gituza ndetse n'indwara zo guhumeka biruhanyije. Icyo gihe iyo usanzwe ugifite, ugisaruye, ugishyira mu mazi, ibibabi bibiri ugishyira mu gikombe cy'amazi, ariko wamaze kubikorera isuku neza, ukanywa nk'uko wanywa icyayi. Kubabara mu gituza, guhumeka biruhanyije, uba ubikemuye. Plantain cyangwa se plantago, imbatabata nanone ifasha kuri sugar management. Ku bantu bafite indwara ya diabete yo mu bwoko bwa kabiri, bashobora kuyikoresha ikabafasha cyane. Ibi ntago bikuraho ko igihe indwara yagusabitse watangiye imiti uhita uyihagarika. Oya, ntago uyihagarika, ahubwo urabifatanya, nta ngaruka bazakubeshya, nta ngaruka bishobora kukugiraho. Iyi ni spice nziza ushobora gukoresha kandi ikagenda ihindura ubuzima bwawe, ibwerekeza mu cyerekezo cyiza. Plantain, plantago, imbatabata nanone ivura indwara z'uruhu. Igihe ubasha kuyibona, ubasha kuyitsirima ahantu hari ikibazo,
by'umwihariko indwara z'ibisebe bikomeye. Yisekure uyimashinga, icyo twita mash, uyisekure nurangiza uyihambire ku gisebe kirakira. Imbatabata ni nziza ku bantu bafite ikibazo cya indigestion cyangwa se dyspepsia, inda ihora yuzuye ntusonza, gerageza unywe imbatabata iragufasha. Imbatabata kandi nanone ni nziza ku bantu bafite ibibazo byerekeranye no kubabara, gutonekara, guhekenywa mu ngingo. Iyi ni nayo ngingo ngiye gusorezaho, kubera yuko abantu benshi muri iki gihe bakunda kubabara mu mavi, mu bugombambari, mu nkokora, usanga ububabare bwo mu ngingo ari bwinshi cyane. Nufata imbatabata ukayisekura ukayihambira aho hantu uribwa, amavi ntuhina, yewe se ntabwo usutama, nturutama, ariko ugafata imbatabata ukayihambira, wayisekuye ukayihambira mu mavi, mu bugombambari, ukayihambira mu nkokora. Icyo ukora nyine umaze kuyisekura ni ukuyishyira aho hantu, wahize ugashyiraho agatambaro ukazirikisha na bande udahambiriye cyane, bituma amaraso akomeza akagenda neza. Ibi ni bimwe mu byo Imana yatubwiye ngo dukwiriye kugira ubumenyi bushingiye ku mahame, ariko amahame adufasha gutuma ubuzima bwacu buba bwiza. Gerageza imbatabata, uzambwira niba hari ikindi wifuza kumenya, niba hari ibindi wifuza gusobanuza, niba hari ikibazo wenda ugize, niba wifuza kutugana ngo tukuvure, hamagara kuri iyo nomero iri kuri screen, turagufasha. Uwiteka akugirire neza. Sinasoza ntasabiye umugisha mwebwe mudukurikira, mwebwe muduha ibitekerezo, mwebwe mushima ibyo dukora, ariko nanone dusabira n'abarwayi kugira ngo Uwiteka abafashe. Nukuri Imana igufashe, iguha ubuzima bwiza. Niba hari n'amahame y'ubuzima wishe, saba Imana imbabazi, utangire uyakosore buhoro buhoro. Uwiteka yiteguye kugufasha kandi rwose yiteguye kukugirira neza, kugira ngo twese abari muri uru rugendo tuzasoze dusoreza ku nyanja y'ibirahuri. Imana kurinde kandi guha amahoro mu izina rya Yesu.